by'ukuri pe mama Kanya ntabwo nerekwa nta nubwo ndi n'umuhanuzi ariko hari igihe nzasaba Imana umunsi umwe ndyame nyibwira nti Imana mbabarira untembereze undungurukisha ahantu nyirantamba yagiye kugira ngo azinge agire uramwana birabintu hari igihe Imana wenda izabinkorera nukuri sinjya niheba tuti uwo mwana we nyamoro kandi umenye yuko erega tuguma no gutegura ibintu by'umurenge n'ibikino kubana nuriya nacyusa uzi si impamvu byanga bikunda uyu mwana agomba kunyura muti kugira ngo ibizaba byose by'ubukwe na gahunda zose z'ubukwe byanga bikunda uyu mwana iribageza akwiye kunywa umuti ese koko nibyo iribageza azava ku izima anywa umuti dore ko imiryango yiwe yose yamurakariye ese aka kanya kuri episode ikurikira inzira y'umusaraba season ya 2 episode 89 izaba imeze gute ese iribageza mu iyo episode azabasha kunywa umuti ese we murakoze abasherimba hayi ikaze kwiyicano n'umuryango mugari wanyu mwongere mwishime nari maze iminsi tutari kumwe tutari gukorana mwari munkumbuye se nanjye nimba kumbuye rero ndagira ngo mumvugire ngo amen ajyaho hasi mu comment maze ushyiremo ijambo ngo amen maze mbabwira ati narimba kumbuye yambe se Valentine yagenze neza nizere ko abantu bafite abakunzi se Valentine yagenze neza ndetse natwe tutabafite dukomeze twihangane ariko sinzi ukuntu abantu nkamwe mwese mu nkunda habura n'umuntu n'umwe unyifuriza Saint Valentin kugira ngo dukomeze tuhatwike ijana kwijana ese we murakoze abashumu meze neza ndabasuhuje aho muherereye hose abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda abari mu Burundi Kenya Tanzania Uganda ndetse n'ibindi bihugu Kongo abari Malawi aba diaspora mwese aho muherereye aho mu bihugu byose muturuka mubasha kumva ikinyarwanda ndetse nanjye mu nkurikirana nk'umuji wanyu nababwiye ngo abamenye nago banshidikanyaho abamenye nago bangereranya na twarwana twudupeti tuza dutobanga icyo bita ibintu ngiye narababwiye ati mbabwiza ukuri mbabwira ati mwongere muvuge rya jambo aho hereye hose ntibakatubeshye turajijutse sikuri se ntibakatubeshye turajijutse nkuko iribagiza bakomeje kumutoteza nkuko yakubise brother wiwe mwese mwarabibonye ngiye nago nari imeze neza nukuri ariko numvise ko yamukubise boro yadanje urumva iravuga ngo utuntu tugera mu matwi ndindi ako kantu warakumvishe mu matwi ya bro wiwe sinzi niba ako kantu warakumvishe ako kantu nakabonye ku mbuga nkoranyambaga aho cyusa nawe yarado kwivugira ati ariko iribagize ubundi araroze naho uno mukobwa wabo Sylvain akaba yatangiye kubwira umukobwa ati Safari wajya udusura buri munsi aho se runo rukundo ruzaba rumeze gute bahungu banjye ese we murakoze aho se afande azahura gute na Emile na kamarade ngo maze hashye ibyo bintu waba wifuza kubibona nimba wifuza kubibona urumva avuga ngo hash faya urumva mbabwira ngo vuga ngo hashe ese ubundi abasheri ko muba nyine mwagiye mu gatuzi umuntu arwaye sinjya mbaha nimero yanjye mbere yuko dukomeza ikiganiro kugira gikomeze kiryo reka mbanze mbahe nimero zanjye mujye munyandikira no kuri WhatsApp muvuga atari ko kudaherutse kutubona cyangwa nawe kukubona wagiye ese we umushu wese waba uri umugabo waba uri umukobwa waba uri umumama waba uri umupapa aho waba uherereye hose ifate kuri umushu wanjye ndagukunda cyane goza ku mutima nimero yanjye ni iyi ngiyi yo kuri WhatsApp nukuri munyandikire munsuhuze pe munambwira ngo twayikuye ku nzira y'umusaraba turagukunda ko semana 0794406355 nisubiremo se we 0792 abari hanze y'igihugu reka mbereke ni plus 250 79 42
063 noneho sasa mujye munyandikira ariko se abasheri mana we munasharinga kino kiganiro kugira ngo kijye kigera ku bantu benshi maze ngo twitwikire maze bya bintu byacu tubisubire. Ubu ngubu nagarutse ngiye kujya mbaye ikiganiro buri munsi ndetse na buri kanya buri segonda na buri munota, ntimugiye kujya mucikwa dore abantu benshi batangiye kumbwira ati warabuze abana baraje batoba game yawe maze barabivuza we ese iri bageza yaba yaranyweye umuti cyangwa ntawe yanyweye? Icyo ni ikibazo wakibaza ndetse nanjye ni ikibazo nakibaza, ndetse ni ibintu byinshi ngiye gukurikirana amakuru kubera ko ntajyaga ngera kuri teri, ngiye kuyakurikirana maze inze mbabwira ikintu kibyihishe inyuma ndetse nimba buno bukwe buzaba cyangwa butazaba, ndetse iby'uru rukundo rwa Sylvain na Fande aho bizaba biherereye n'aho bizagera, ese Rugema inzu azayigurisha. Ibi byose kubera ko nari maze iminsi ntari kuboneka ntari kugera kuri teri, ndagira ngo mbigukurikiranire maze mbive imuzi n'imuzingo mu kiganiro turi buze gukora, ndetse byose ku buryo ki uri buze kuza unshimira kubera yuko ndaba nakubwiye ibintu bizima, sibyo umusheri mvugira ngo bye 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 tuzabonana ejo, bye 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 tuzabonana ejo, bye 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 tuzabonana ejo. Abasheri banjye nukuri ndabakunda, numva twahorana buri munota, najya gusoza iki kiganiro nkumva nabakumbuye nkumva ntabasiga, bye 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 tuzabonana ejo, bye 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 tuzabonana ejo. Abasheri banjye bye bye. Abasheri ndabakunda cyane, Imana ibarinde kandi bandindire, ndabakunda muri abantu b'agaciro, mufite igiciro kiremereye haba hano cyangwa n'ahandi hose, kuko Imana ijya ibampera ibyiza ndetse ibashimisha, nabashimire kubera yuko muri abantu b'agaciro. Bye.